iyo ndushye ndemerewe n'imitwaro Yesu arankiza anduhura n'abananiwe Yesu mwiza Yesu arakunda iyo ndushye ndemerewe n'imitwaro uru rugendo nisunga Yesu niurwanirira Yesu mwiza Yesu arankunda nahinduka Yesu aragukunda nishuti idahinduka nahinduka Yesu aragukunda nishuti nziza idahinduka nahinduka Yesu aragukunda nishuti nziza idahinduka nahinduka Yesu aragukunda nishuti idahinduka amoza amarira amoza umubabaro ambwira makuru y'ijuru aramumuriza Yesu mwiza ntahinduka Yesu aragukunda ntahinduka Yesu aragukunda nishuti nziza ikwitayeho ntahinduka Yesu aragukunda nishuti nziza ikwitayeho komera tuzi umutima humura uri kumwe n'umugabo udahindurwa n'ibihe komera tuzi umutima humura uri kumwe n'umugabo udahindurwa n'ibihe ntahinduka Yesu aragukunda nishuti ikwitayeho ntahinduka Yesu aragukunda nishuti ikwitayeho na 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 te ta ta tararata ta 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 tararata tararara yo to ya haleluya yemeye kwigira umuntu ari Imana yambara umubiri ari Imana yemera guca bugufi abukira muri Mariya kubera urukundo Yesu amukunda yemeye kwishiraho ya mibabaro yose kugira ngo uhindurwe kera ntiwari ufite
kirengera ariko uyu munsi ufite kirengera niwari ufite umuvugizi oya oya ariko uyu munsi ufite umuvugizi yemeye kuvukira mu muvure ayaya yemera gukurira mu buzima bugoye yemeye kwishyira umubabaro kugira ngo imibabaro yose ufite ayirangize ibuka wa musaraba yikoreye ujya nta cyaha na kimwe yarafite kwari ukugira ngo aguhuze n'Imana ntahinduka Yesu aragukunda humura ntahinduka Yesu aragukunda ni inshuti nziza yawe ndinimangoneta ntahinduka Yesu aragukunda ni inshuti yawe ntabwo ihinduka komera ntahinduka Yesu aragukunda ni inshuti idahindurwa n'ibihe ntahinduka Yesu aragukunda ni inshuti nziza ntabwo ihinduka ntahinduka oya ntahinduka oya oya ntahinduka oya ntahinduka oya ntahinduka iminsi n'ibihe ntibimuhindura oya Yesu ntahinduka amakuba ntamuhindura Yesu wacu ntahinduka ibigeragezo ntabwo bibasha kumuhindura indwara z'ibyorezo ntizibasha kumuhindura amagambo y'abantu nayo ntabwo yamuhindura imvura y'umuhindo ntiyabasha kumuhindura ntahinduka Yesu wacu aradukunda ntahinduka Yesu wacu aradukunda ntahinduka muhumure Yesu aradukunda ubukene ntabwo bubasha kumuhindura amagambo y'abantu ntiyabasha oya kumuhindura nta mubabaro n'umwe wabasha kumuhindura ibyo bibazo ufite Yesu yarabimize humura izo ntambara ufite Yesu yarazimize humura amakuba n'ibyago Yesu yabimize humura amakuba n'ibyago Yesu yabimize humura nshuti y'Imana komera wikuka umutima wikagwa n'imisozi iri imbere yawe wikagwa n'ibyo ubona hariho uwagucunguye ntahinduka haraboneka siri ntahinduka Yesu idikosini mando lade moyo tainemo nahinduka Yesu wa nahinduka Yesu wawe Imana
ibahe umugisha kandi Yesu nahinduka nta n'ikizamuhindura habe na gito. Yesu ntabwo ahinduka, yitwa Imana, ntabwo ajya ahinduka n'umunsi n'umwe. Yesu nahinduka, icyakora abantu bahinduka, ariko Yesu we ntabwo ajya ahinduka. Imana ishimwe. Ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana.